ufite umugore agirira rate kandi afite umugore. Ese umugore agirira rate ryo guca inyuma umugabo we afite umugabo? Ibi nta bindi bibiteye, ni ibizana by'ingunzu byaje mu ngo biterereza abagabo n'abagore kutanyurwa. Bibyana by'ingunzu akajya areba umugabo we akabona ntacyo ashoboye, akareba umugore akabona ntacyo igenda, akibonera udukobwa turi aho, utwana tw'ingunzu turi aho Satani yashyizemo ubwiza budafite umumaro. Ntimunyumve nabi, sindi gutukana ko abana ari abarokore ariko atari baba izina ari umurokore ariko ibyo akora bitandukanye cyane. Reka nizere ko umeze neza kandi uri amahoro, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu. Nge ugusuhuza ndi Prince Robert, umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Ngira umugisha n'Imana kwakira umuyobozi mukuru wa televiziyo yitwa Bigira Iherezo TV. Bigira Iherezo TV. Nta kitagira iherezo. Ariko pre yuvuze ko umuhungu w'Imana. Umuhungu w'Imana. Hari abatari abahungu b'Imana. Byo zina ryawe ndarikundura nasetsa rwose. Byanze bikunze hari abatari abahungu b'Imana. Ariko nibyo. Kuko hari abana ba Satani na Bibiliya irabivuga, hari n'abana b'Imana. Rero umwana w'Imana ubwo uri umuhungu w'Imana. Twebwe twabyawe n'Imana. Kuko twayizereye mu wo yatumye. Amen. Rakoze cyane. Ariko uzi gutandukanya umuhungu w'Imana n'umuhungu wa Satani? Oya. Ibyo gutandukanya abana b'Imana n'abana ba Satani. None se waba umuhungu w'umuntu atarakubyaye? Kimwe cyo ni irihe tandukaniro wenda nk'abiri uzi? Hari icyigisho umaze iminsi wigisha nshaka kuza no kugikomozaho, kivuga ngo Imana idukize ibyana by'ingunzu. Iki cyigisho ko cyakunzwe ahantu hose. Uzi ko barutse kukibwiriza, ni naryo jambo ushaka ko tuganira ku bakunzi ba Bigerezo TV. Nahishuriwe ko turi mu bihe by'imperuka, ariko itorero rigeze mu gihe cy'imperuka ryamaze kwinjirirwa. None mu kwinjirirwa kwaryo nagize ishurirwa mbona Imana iri kurwanira abantu b'Imana, kandi kurwanira abantu b'Imana ikintu Imana igiye gukorera abantu bakoreye Imana ni ukubarinda ibyana by'ingunzu kugira ngo bitaza kwangiza ibyo bakoze. Ibi biraza gusobanuka mu kanya nitushamo ijambo ry'Imana. Juste nari kukubaza ni irihe tandukaniro riri hagati y'abana b'Imana n'abana ba Satani? Bose ko barya bimwe, bataha hamwe, bateranira hamwe, ubu babona mu muhanda mu kazi hamwe, ni irihe tandukaniro? Mu ijambo rimwe, abana b'Imana hari ibibaranga, n'abana ba Satani hari ibibaranga. Biravuze ngo bene abo muzabamenyera ku mbuto zabo. Abatera imbuto zikwiriye abihannye, abadakora ibyo Data ashaka ntabwo ari abana b'Imana, ariko bakora ibyo Data ashaka nibo bana b'Imana. Iri jambo naryo tukwiye kuzaryiga neza. Rivuga ngo kwera imbuto. Donc imbuto ni iki? Bibiliya yaravuze ngo ukora, Yesu ni ijambo yivugiye, aravuga ngo abakora ibyo Data ashaka nibo bana b'Imana. Ariko ukora ibyo Data adashaka cyangwa se udakurikiza amategeko y'Imana, uwo ni umwana wa Satani, ntazi ukuri. So muri make nyemera dusengera abantu. Sengera abantu tubaganirize. Mfite abakunzi benshi bankunda kuri Bigerezo TV, no kuri channel ya Prince Robert Rwanda. Yitwa Yada TV. Yarahindutse. Yada TV. Ako Yada bisobanura iki? Umuhungu w'Imana. Yada bivuga kuramya Imana n'umutima wawe wose. Yada ni ikigira ikindi? Igiheburayo. Ni Igiheburayo. Urumva ko wateye imbere usigaye uzi n'ururimi rw'Igiheburayo ma. Imana igumisha pre. Dusengere tuganire. Reka tuganire ijambo ry'Imana, ariko mbanze sunza abakunzi banjye ba Bigerezo TV aho baherereye ku isi yose. Hari abari muri Amerika, Australia, Asia, Oceania, Afurika, mbese muri rusange hano hari umukunzi wa Bigerezo TV. Ngize nti ngo haye yambu Yesu akwishimire. Ariko disi buriya n'abakunda Yada TV nabo basuhuze. Umuhungu w'Imana mujye munyaruka mu musuhuze, mu musure, murebe ibiganiro byiza agira, kandi ni inshuti yacu. Turagushimiye Mwami Yesu kubwira ijambo tugiye kuganira n'abantu bawe. Birashoboka ko abantu bageze mu gihe kigoye, aho Satani ari kugenda aboha imitima y'abantu. Benshi bakaba bashobora kuzabura ingorano z'ibyo baruhiye batazi uko bigenze, ariko wamishuriye ko
impamvu ibintu biri kugenda bihinduka, abantu bamaze kwinjirirwa n'imbaraga zikomeye. Urambwira ngo nimpaguruke mbwira abantu ko bagomba kuba maso, bagasaba imbaraga zibarwanirira ibyana by'ingunzu bikava mu ruzabibu. Uru ruzabibu rwatatswe n'ibyana by'ingunzu, ariko hari icyo Salomo yavuze, yarasabye aravuga ngo umfatire ibyana by'ingunzu. Iri jambo mwami ndagira ngo rigire umumaro mu mitima y'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. hari ahantu nigeze kujya gusengera, pasiteri arabaza abakristo ngo can I prophesy? barangije bavuga ngo prophesy. Ariko si ubwoko ko guhanura no gusaba guhanura bose bwa ruhanuzi, ariko nyine tu okay. nawe ushobora guhanura bagira ngo mvuga ngo may I teach or preach? No, I can't beg. Yes. Because it's my own job. Ni akazi kanjye ko gukora services yo gukora iby'Imana. I am preacher. You are preacher. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Munyemere tuganire ijambo ry'Imana. Ni karibu. Turasoma igitabo cya gatatu cy'Abalewi. Mose yanditse cyitwa Abalewi. Igitabo cya gatatu cyanditswe na Mose cyitwa Abalewi. Igice cya 20 umurongo wa 22. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Abisirayeli bakwiriye kwitandukaniriza n'abandi kubabera. Nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mu byumvire, kugira ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka. Ntimugakurikize imihango y'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ariko nabwiye mwe nimwe muzahabwa igihugu cy'abaho gakondo, nzakibaha kugihindura igihugu cy'amata n'ubuki. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabatandukanije n'andi mahanga. Nicyo gituma mukwiriye gutandukanya itungo n'inyamaswa bidahumanya n'ibihumanya, n'ibisiga n'inyoni bihumanya n'ibidahumanya. Ntimukiyandurishe itungo cyangwa inyamaswa cyangwa igisiga cyangwa inyoni cyangwa ikintu cyose kikururuka hasi. Nabigishije kwitandukaniza nabyo kuko bihumanya. Umurongo wa 26 haranditse ngo kandi mumbera bera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanije n'andi mahanga kuba banjye Imana ishimwe. Robert, Imana iravuze ngo ubu wera. Kandi ubu wera Robert, muhungu w'Imana, Prince Robert muhungu w'Imana kuri Yada TV. Ubu wera uramye Imana, uhimbaza Imana ariko uruwera. Dusome irindi jambo dusanga mu ndirimbo ya Salomo, igice cya 2. Ariko haleluya, ndafashijwe, ndumva ashaka guhanura nanjye. Amen. Ndumva ashaka guhanura Prince. Reka mpanure umugani wundi ngo kanayi prophesy. Ariko je ntabwo mvuga ngo kanayi. No. I'm going to prophesy. Ndumva ngiye guhanura pe. Ndumva ubuhanuzi bw'Imana bumanutse. Bibiliya ivuze iki? Salomo yandika aya magambo. Yuno umugabo w'umuhanga, yari umwami Salomo, umuhungu wa Dawidi. Yari umuhanga cyane. Yanditse ibitabo bigeze muri 3. Nimba nibuka neza, harimo igitabo cy'imigani, harimo igitabo cy'umubwiriza, harimo n'izindi ndirimbo za Salomo. Ariko reka mvuga muri iki kimwe yanditse cyitwa indirimbo ya Salomo, igice cya 2 umurongo waho wa 14 tugere 15. Yatangiye aririmba aravuga ngo numa yanjye we, uri mu mitutu y'urutare no mu bishibuko byo mu bihanamanga. Reka ndebe mu maso hawe, numva ijwi ryawe, kuko ijwi ryawe ari ryiza, n'uburanga bwawe bukaba buhebuje. Ageze 15 aravuga ngo mudufatire ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu, kuko inzabibu zacu zirabije. Amen. Dusubire mu ijambo 15. Haranditse ngo haleluya, mudufatire bya byana by'ingunzu, bya byana by'ingunzu byonona inzabibu Robert, kuko inzabibu zacu zirabije. Amen. Tubumbe Bibiliya ahantu herereye. Nimba wari ufite Bibiliya tugiye gusoma ijambo ry'Imana, nawe wafashe Bibiliya, nyemerera ushyire hasi Bibiliya tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Ngiye kuguhanura muri ubu buryo. Ngiye kuguhanura ijambo rivuze ngo Imana igushoboze kuba wera nubwo ibyana by'ingunzu bihari. Imana ni igushoboze kuba wera nubwo ibyana by'ingunzu bigize gute
birahari ariko ugomba kwera. Roba, hanze aha hari ibyana by'ingunzu. Nimvuga ibyana by'ingunzu ndaza kubihanura mu buryo butatu. Icyana cy'ingunzu ni iki? Ese ingunzu ni iki? Mbere na mbere ndashaka kubanza kubwira abantu ingunzu izo ari zo. Ese ibi byana by'ingunzu ni iki? Zaburi ya 36 umurongo wa 11 kugera 12 hari ijambo rivuze ngo imigunzu y'intare, imigunzu y'intare ibasha gukena no gusonza, ariko abategereza Uwiteka ntibagira icyo bakena. Nta kimana yabima abantu bose biringira Imana. Noneho rero Bibiliya ivuze ngo ibyana by'ingunzu. Mbere yuko tugera kuri iri jambo reka mbanze mvuga amagambo Imana yabwiye Abisirayeli. Aya ni amagambo Imana yabwiye Abisirayeli iciye mu mukozi w'Imana bita Mose. Iramubwira ngo Mose, mbwirira Abisirayeli nibyo bageze mu gihe kigoye, bari mu bunyage, bari mu gihugu kitari icyabo cya Egiputa, bari gukoreshwa uburetwa, ariko kuba ari abaretwa ntibibahesha uburenganzira bwo gukora ibyaha. Kuba umuntu afite ibibazo ntibivuze ngo nakora ibyaha. Ubu hari abantu bagera mu bigeragezo byinshi, Prince Robert wanjye. Abantu bagasubira inyuma kujya kumva yabuze uko agira, abantu barasambana, bariba, bagasubira inyuma ngo nuko ibigeragezo bibaye byinshi. Imana ibwira Abisirayeli babwira ngo ikintu mugomba kumenya, mwe kwivanga n'andi mahanga. Imana ishimwe. Nibyo mufite ibibazo n'ibigeragezo izanira hari ni byinshi, muri gukoreshwa uburetwa, ariko kuko muri ubwoko bwatoranijwe, haleluya, muri ubwoko butuye ukwabwo mutegetswe kwitandukanya. Bwana sifiwe. Ntabwo abera b'Imana bakwiye kwivanga. Nimba umuhungu w'Imana, iri zina ujye uryumva, ujye uryitwa ariko unaryumva. Ntabwo umuhungu w'Imana akwiye kwivanga n'abahungu ba Satani. Hanze hari abahungu ba Satani bari mu marogi. Uri mu marogi ntabwo ari umuhungu w'Imana. Oya, uriya n'umuhungu wa Satani ari gukorera se. Bene abo bari gukorera se. Rero wowe utandukanye nabo cyane, nuko uvuga Robert, nuko wambara, nuko ugenda, emwe ndanakuzi wowe, ndakuzi n'imbuto zawe, kuko turahorana umunsi ku munsi, imivugire n'imikorere n'abufasha benshi ndabizi bigaragaza imbuto nziza, bigaragaza agakiza. Rero Bibiliya ivuze iki? Imana isaba Abisirayeli ababwira ngo bana banjye, ndifuza ko mumenya ko mugeze mu gihe kigoye, muri kubabazwa, inzara irahari, ibyaha bibaye byinshi, ariko nimumbabarire. Imana irabasabye ikintu kimwe cyonyine, babwira ngo mwitandukanye n'andi mahanga. Haleluya. Ndafashijwe mwami, ifashira ijambo ryumvikane ku isi yose. Nibyo umuntu ari muri Amerika afite ibigeragezo, ari muri Australia afite intambara, cyangwa se ari mu kazi kari kumusaba yuko bamusaba kugira ngo akore ako kazi, kugira ngo agakore bibisaba ko abanza kuryamana na shebuja cyangwa na nyirabuja, ariko hari Imana imusabye, ntabwo kugira ngo umuntu abone amafaranga ari kuba yatanze ikiguzi. Imana iragusabye, irakubwiye ngo mbero wera. Nubwo bikomeye ubuzima bukugoye, ariko ihangana ubu wera, nanjye nzakurwanirira. Haleluya. Kuba wera, iyo umuntu abaye wera, Imana iramurwanirira. Imana ibwira Abisirayeli ngo nibyo murababaye, muri gukoreshwa uburetwa, kazi kanyu karavunanye, emwe n'umwami wimenye ntabwo azi Yozefu. Ariko Mose, mbwirira Abisirayeli bitandukanye. Abanyegiputa bafite imyambaro yabo, Abanyegiputa bafite aho bagenda, n'imigendere yabo iratandukanye. Abanyegiputa nta gaburo barya, Abanyegiputa ntibazi kuririmbira Imana, Abanyegiputa ntibatanga icya 10 n'amaturo, Abanyegiputa ntibasura abarwayi. Kubera iyo mpamvu ntibaramenya, ntabwo banzi. Mwebwe Abisirayeli bana banyu, mwitandukanye. Ikintu kibabaje giteye ubwoba nshuti yabera, nuko usanga Abisirayeli bahise bivanga. Rero kandi naza kuvuga impamvu bivanze, muraza kuyumva, hanyuma tuze gufata umwanya dusenge twinginga Imana. Abisirayeli Imana basaba kutivanga n'andi moko n'abanyamahanga, ihita ibana kondisiyo, irababwira ngo kandi nabwiye mwe nti nimwe nzaha igihugu cy'Abanyegiputa, iki gihugu cyabo nzakibaha gakondo kuko batanyumviye. Ibi byari bivuze iki? Byari bivuze ko Imana izica abanyabyaha bose, igatuza mu isi nshya abakiranutsi. Ibi biravuze ngo iyi si turiho iri gukora ibyaha izayikuramo abanyabyaha, ireme isi nshya.
Amen. ndafashijwe. Haleluya. Abantu bakora ibyaha muri iki gihe Imana izarema isi nshya. Muri ibi yararimbye ngo izarema isi nshyashya itariho ibyaha n'ibibazo. Mu yandi magambo hazabaho isi nshya, abantu bakiranuka nibo bazaba mu isi nshya. Nubwo abayehova babivuga ntibabyemere. Abantu bazaba mu isi nshya ni abantu bitandukanije n'abanyegiputa n'abanyabyaha. Abanyabyaha Imana izabica, bazavaho ntibazibukwa, ariko Imana izarema isi nshya. Mu yandi magambo icyo Imana yaribwiye Abisirayeli ababwira ngo nabigishije kwitandukaniriza n'abanyabyaha n'abanyegiputa kugira ngo igihugu cyanyu mbajyanamo umunsi muzakigeramo kitazabaruka. Ibi bisobanuye ko kujya mu ijuru ari ugukiranuka, kuko ntabwo kujya mu ijuru ari ugupfa kugenda ngo uzapfe kwidumbukiza ngo ugere. Oya, biragusaba kwera no gukiranuka. Imana ibwira Abisirayeli irababwira ngo nibyo, nyuma y'ibyo kandi mujya mwirinda ibyo kurya bihumanya n'ibidahumanya. Ibaha kondisiyo igeze ku murongo wa 26 aho twasomye irababwira ngo bana banjye ntabwo mbasabye amafaranga, hari ikintu Imana igusabye mama, papa, mushiki wanjye. Nibyo uri umukozi wa leta, uri umukozi urikorera ku giti cyawe, ntabwo Imana ikwatse amafaranga yawe. Hoya, Imana yavuze ngo yatunge, ariko kuyatunga kwawe mbabarira ubu wera. Imana iragusabye ngo ntabwo nkwatse imitungo ufite. Oya, sinkwatse imodoka zawe, sinkwatse amazu yawe, ngusabye ikintu kimwe, mbere uwera. Doke mu kazi kawe ka buri munsi, mu mikorere yawe, haleluya, mu byo ukora bya buri munsi, mu rugo rwawe buwera, ibyo ukora byose buwera, bera uwera. Imana ikeneye ko tuba mu buzima bwera, kuba uwera bizahesha Imana icyubahiro. Dore rero ikintu Imana yamishuriye. Birashoboka ko umuntu yakwera akiri mu isi irimo ubutinganyi bumeze gutya? Wakwera gute uturanye n'aba bantu banywa inzoka? hari umuririmbyi umwe waririmbye korali araririmba ngo abo bera yego nibo mfura z'Imana, haleluya, yishimira gusa ni korali Betesida y'Indera, ni nabo bazemererwa yego kwinjira muri urwo rurembo yego rwera. Korali Betesida iraririmba igira ubutumwa bwiza. Mbonero no gusuhuza perezida wa korali Betesida Janvier, kandi ndamukunda cyane. Suhuza n'abanyetorero bose b'Indera. Iyi korali iraririmba abo bera nibo bonyine ifura nizo mfura Imana yishimira. Ese wakwera ute? Undi kwigishira ijambo wakwera ute n'inzara iri hanze aha kugira ngo ubone akazi bikomeye? Dore ikintu gitumye abantu badatunga kwera kw'Imana. Roba, wari uzi ko twinjiriwe ibintu bitatu ngiye kuvuga byatumye abantu batera, biri no gutuma abantu batera. Icya mbere, twinjiriwe n'umujura ufite tekinike. Umujura yinjiye abanyetorero benshi, yinjiye abera b'Imana, kandi ikibabaje ntibabimenye. Ntabwo nzi kunyumvishije muhungu Yesu. Umujura yaraje ariba, yiba abanyamasengesho abari bafite batitiraga gutya, ntabwo bagititira. Niyatitiye atitira ari kwigana indimi, ururimi rwa Yesu rwarigendeye, kuko yagezeho akajya aca ibiguzi, agahanura ariko anaka ibiguzi. Imana ibona ko idakwiye guturana n'umuntu w'umujura. Imana irimuka, ariko cya cyizere cyo kwigirira icyizere kuko ari umuhanuzi asigaranye cyitwa umwuka w'Imana. Ariko doke ni pirate afite, umwuka wera yaragiye, Satani yaraje amuhuma amaso, amuhumira ku buzima arimo, akajya ahanurira abakiri kuko umukenewe. Nigeze gusoma inkuru imwe y'ubwoko bwitwa Abahivi. Bigeze kwicara bavuga ati rero Abisirayeli bavuye muri Egiputa, yego, bataka igihugu cyacu, bazatwica, Imana yabiteye ubwoba, reka tujye kubigiraho inshuti. Uri kumva? Yego. Noneho barangije bafata imitsima bashyira ku matandiko yatoye uruhumbu. Baragenda babwira umugaba mukuru w'ingabo z'Abisirayeli ati rero muvandimwe, twe duturutse mu gihugu cya kure pe, dore n'imitsima yaturariyeho, uri kumva, yatonze uruhumbu, dushaka kukugiraho umugisha tukaba inshuti. Imana yari yabwiye Abisirayeli ati nimwifatanya n'amahanga, yego sha, nzabareka. Abana b'abahungu bagiranye nabo amasezerano, bakora imirimo ibiri ikomeye ari nayo abizera bo mu isi bakoze. Bamwe baranyagwa ntibamenya ko banyazwe, ngo barabwiye ngo babaha umurimo w'ubushenyi, bakajya bajya gusenya inkwi zo kuzana ku gicaniro no kutambira Uwiteka.
hanyuma abahungu ikintu bakoze icyitwa indyankwi zose ziri mu gihugu bakajya bazinyaga icyitwa inkota zose babagisha barazinyaga, barinjiriye baranyaga ngo basoje byose n'amatyazo bayamazemo ngo babwira Yosuwa n'abagaragu be, uri kumva bati mwari muzi ko twabanyaze, umuntu akutwaye ityazo akagutwara inkota akagutwara ishoka washisha, ubwo ndi kuvugira mu mwuka, usigara mfite ubuhanuzi buvuga ngo kuba igikonoshwa uzambabarire ngo utumire iryo jambo ribwira abakunzi babigereza TV. Ibyo uvuze bihuye neza n'umujura ufite tekinike. Uyu mujura rero yinjira bitwa ko abakorera Imana, abanyaga iby'agaciro arangije abasigira ikintu cyitwa pirate. Reka ngo urugero, ndabona na hano iwawe ufite televiziyo, hari na antene kugira ngo televiziyo yawe igaragaze amashusho. Ubu mujura utazi kuko kugira ngo televiziyo igaragaze amashusho ko hakenerwa akantu kitwa antene, ashobora gucukura inzu yawe akaterura ino frante yawe nziza, yamara kuyitwara akibagirwa ikizatuma amashusho agaragara, agasiga antene. Prince muhungu w'Imana akakumve neza ukitondera, uyu mujura yibagiwe icy'agaciro gikomeye. Amen. Prita twaye icy'agaciro ariko asize pirate, kuko ntabwo antene iri bugaragaza amashusho, kuko igaragaza amashusho yamurika amashusho ni screen yayijyanye. Mu yandi magambo atwaye icy'agaciro asiga pirate. Abantu baza kureba ku nzu y'umuhungu w'Imana Prince Robert baraza kujya babona hakiri televiziyo, kumbi televiziyo yagiye kera, barabona antene yonyine. Munyumve neza icyo ashatse kuvuga. Igihe tugezemo kiragoye, dusigaye tubona ko abantu ari abarokore ariko atari baba izina ari umurokore ariko ibyo akora bitandukanye cyane. Ni muri ubwo buryo twinjiriwe n'umujura ukomeye. Icya kabiri gikomeye gitumye abantu batera, haleluya, abantu bubahutse Imana, abantu bamenyereye iby'Imana cyane kugeza ku rwego Imana ibabaye. Abasambanyi barasambana bakajya ku ruhimbi, nta kwihana bagifite mu mitima yabo, nta guca bugufi bafite, nta kubaha abayobozi babayoboye, nta kubaha ababishopu, nta kubaha abarimu, abapasiteri babo. Donc muri bo kandi bagakomeza bagakora imirimo y'Imana. Ni gute umuntu ashobora kuba ari umurozi agatanga igaburo? Imana irabihorera. Donc bamenyereye Imana, kwera ko Imana ntigushobora kubabamo, kuko n'ubundi barabati n'ubundi turabikora Imana ikatwihorera. Bakamenyera Imana ikabihorera. Donc umuntu agasambana akaba natwite, akajya imbere ya mushumba wiwe cya pasiteri akamubwira ngo ndashaka gushaka Prince Robert, mugakora ubukwe, Imana ikaceceka ikabyihorera, agatwite ikamwihorera. Donc akumva ko ari bwo buzima. Ariko nubwo icecetse ireba, hari igihe kizagera ibishyire ku karubanda. Bibiliya yavuze ngo urabikora nkabikwihorera, ukagira ngo mpawe nawe, ariko hari igihe nzabishyira ku karubanda. Cya gatatu, twarinjiriwe ibyana by'ingunzu. Rero nahashaka ko dusoreza ibi byana by'ingunzu byinjiriye inzabibu z'Uwiteka. Uyu ni Salomo yavuze, aravuga ngo mukunzi wanjye nkundira nkutake, amuvuga neza, aravuga ngo uri mwiza, aramuvuga, aramubwira ngo ariko nubwo uri mwiza udufatire bya byana by'ingunzu byinjiye. Ibi byono ni inzabibu. Dore ikintu gitumye abantu batera ni ibyana by'ingunzu. Hanze hari ibyana by'ingunzu, nimbivuga nimunyumve nabi. Ibi byana by'ingunzu nashatse gusobanura ni imbaraga z'ikuzimu, ni abadayimoni bazamutse Satani yohereje. Iyi ngunzu ni Satani, ibi byana by'ingunzu ni abadayimoni. Ibi rero bifite imbaraga mu gihe cy'imperuka, aho byigishije Abisirayeli kwambara ibikabutura ngo byitwa ngo ibikariso. Umukobwa ntagishaka gutunga ikibuno Imana amuhaye, abashaka gutunga urwa rubuno nyine runini. Ibyana by'ingunzu bizi kwigisha, ari umwana kwigisha imyambarire. Areka kankavuga, ari umwana umwe nziranye nawe ahantu, yaravuze ati ibi bintu bimaze kuza muri korali yacu ntago ngemena. Afata ishinge, izishinge zisanzwe, ashyiramo indodo, aravuga ati aho nzajya ashinga akikanga, nzajya menya ko ari icyo kiri original. Agenda azishingamo zirimo indodo mu materaniro. Ubwo nyine uwajyanaga urushinge ruri mu rudodo, mugenzi we yaravuga ati
namumenye uwambara ikiremano icyana cy'ingunzu ubwo aho ngaho kiba kikaba cyahageze. kirafashwe. Roba, ibi byana by'ingunzu byarinjiye ku rwego byigishije n'abakirisito bacu kwambara ibidakwiye kwambarwa. Bababwira ko kugira ngo umukobwa bamukunde ari uko agomba kuba afite ikibuno kinini, kugira ngo umukobwa abe donc yabona umugabo ari uko akwiye kwisiga mu kuroga akaba inzobe, nta bikara bikiriho sha, siko nta bikara by'abakobwa bikibaho, bose babaye inzobe. Iyi ni imico y'ibyana by'ingunzu byabigishije, ariko Yesu nadufatira ibyana by'ingunzu. Ndashaka ko dusoza Roba, Imana idufatira ibi byana by'ingunzu byinjiye bitumye abantu batera. Imana igushoboze kwera, utunge kwera kw'Imana. Ibi bintu ndabihanuye, Imana mbihanuye nona. Imana iravuze ngo irashaka gutungwa kwera kwayo nubwo ibyana by'ingunzu bihari. Imana igushoboze, Imana ikumera umugisha. Reka nsengera umuntu wese wumva agacitse intege, umuntu wumvaga hari ibyamwinjiranye, Imana igufatira ibyana by'ingunzu. Ndumva ashaka gufata ibi byana by'ingunzu byinjiriye urubyiruko, byinjira abanyetorero ku ngeri zose. Uzi kuba uri umumama ufite umugabo mwiza akagenda ntagaruke, akagenda ukagira ngo agiye mu kazi, kumva icyana cy'ingunzu cyaramujyanye. Roba, ibyana by'ingunzu bisenya ingo hanze awe. Nimunyumve nabi, zimbaraga z'abadayimoni. Ariko ngiye kubaza ikibazo, mwese munkurikire mu nyumve. Kubera iki abagabo n'abagore bo mu minsi y'imperuka bagira amarari bafite ingo? Ntabwo ari urubyiruko wenda mvuge ati ni urubyiruko rwagize irari ry'ubusambanyi, wenda hari ibyo atazi. Ariko umugabo ufite umugore agira irarate kandi afite umugore. Ese umugore agira irarate ryo guca inyuma umugabo we afite umugabo? Ibi nta bindi bibiteye, ni ibi byana by'ingunzu byaje mu ngo biterereza abagabo n'abagore kutanyurwa. Bibyana by'ingunzu akajya areba umugabo we akabona ntacyo ashoboye, akareba umugore akabona nta kigenda, akibonera udukobwa turaho, utwana tw'ingunzu turaho Satani yashyizemo ubwiza budafite umumaro. Nimunyumve nabi, sindi gutukana, hari imbaraga z'abademoni zazamukiye mu bantu. Umukobwa akagenda akihindura uko atari, yarangiza nawe akagenda yambaye ubusa, akica ubugingo bw'abarokore, akica ubugingo bw'abera b'Imana. Aba bantu b'Imana bakandura kubera ubusa bari kwambara. Ibyana by'ingunzu byinjiye abantu b'Imana, ariko Imana idufatira ibyana by'ingunzu, Imana idufatira imbaraga z'abadayimoni. Ndagira ngo dusenge, kandi nimunyumve nabi, Yesu nawe agufashe, Imana iguha imbaraga dushobore kwera. Turagushimiye Mwami wacu, senge umuntu wese wumvise iri jambo, Imana dushoboze kwera kandi udufatire ibyana by'ingunzu. Izi ngunzu zinjiye, izi ngunzu ziri gusenya ingo, izi ngunzu zinjiye urubyiruko, ziri kwigisha kunywa ibiyobyabwenge, ziri kubwira ko nibatanywa ibiyobyabwenge ngo bajye muri swingi batazaba ari abasore cyangwa inkumi, zibajyana mu barogi barasambana, abandi biga imico yo kwiba. Inzu y'Imana ntibakibonekamo, abandi bari kurirwa baca inyuma abagore babo n'abagabo babo. Ariko ndasenze ku isi yose, izi mbaraga zinjiye itorero ry'Imana, zinjiye abanyamwuka abakozi b'Imana. Ndafata izi mbaraga, ndafata umwuka w'ubutinganyi, ndafata umwuka w'ubusambanyi, ndafata umwuka w'abantu bagusubira inyuma. Izi mbaraga zituma abantu basubira inyuma. Bibiliya iravuze ngo yemwe mwabagalatiya b'abapfapfa mwe, ninde wabarose? Kuki mwatangije iby'umwuka mukamubishoresheje iby'umubiri? Ibi by'umwuka twarabitangije, ariko iby'umubiri biraje. Kubera iki bije? Ni ibyana by'ingunzu bibizanye. Ndabifashe ibi byana by'ingunzu, mwamudushoboze, ushoboza abanyetorero n'abiga gukizwa ubashoboze, kugira ngo tutazabura imiruho y'ibyo twaruhiye. Uzaduha ubwami. Urakoze ko ushoboje umuntu wese, kandi nirukanye ingunzu mu ngo z'abantu b'Imana. Aba bagabo n'abagore nibabeho neza, ingo zabo zikomeze zubakwe nawe. Urakoze kunyumvishije. Reka iyi televiziyo yitwa Bigire Herezo TV ushyire iherezo ku kintu cyose cyari cyarafashe ubugingo bw'abera bawe. Urakoze Mwami, umugisha ya Da TV, uyu umugisha umuhungu w'Imana Prince Robert, ugirire neza abakozi bawe bose. Urakoze kutugiriye neza, Mwuka w'Imana akomeze kubana natwe mu izina rya Yesu, amen.